ingabo n'ingabo. Iyi ngabo mu rubanza wayitwaje se hari uwapfa kugutsinda? Yari umuntu wawe uhuguza ibintu byawe, wahuguza ibintu byawe bitari ibye. Iyi ngabo ntabwo yapfa kugutsinda pe. Ufata ihwa ry'iri kino giti ukaricomeka mu musatsi wawe. Ingabo izingura inda zahezemo. Inda zahezemo, ushaka kwivura inda yaguhezemo, ufata kwa kundi twabyize mu gukata aka kantu, utungutu aya mahwa yatwo, warangiza ugakoresha rura rurinda rwarwo, ukongeramo icyo bita umushyiguro. Umushyiguro utawuzi, imiti mutumvanga mutazi muzanyandikire nyibereke, kuko nicyo twaje gukora kugira ngo twige ibimera by'iwacu. Ese iwacu bikora bite? Dufasha abantu batabasha kugira gute kubasha kubona imiti cyangwa amafaranga yo kujya kwivuza. Ubuvuzi tubagezaho ni ubuvuzi bufite akamaro ku muntu ubishaka. Utabishaka uzamwihorere, sibyo? Kuko uba urengera ubuzima bwawe. Niyo mpamvu rero tugomba kwiga imiti. Ikindi cya kabiri, inda yaguhezemo, ufata aka kantu kwa kundi twabiteguye, ukongeramo umukanana ku nsina ya kinyarwanda. Insina ya kinyarwanda yirabengamo umutobe, ukagenda ugafata uwo mukana, bwa buntu buva mu buki inyoni zikunda kunyunyuza, ukongera ugafata icyo bita amababi y'ikawa. Inda zahezemo nizo ndi kuvuga. Ukagenda ukajya unywaho utuyiko tubiri, uteka mu gikombe kimwe cya suritiro, ukongeramo utuyiko tubiri twonyine, ukajya unywaho ukanakaraba. Ya nda yawe ikajya itangira gukora. Ikindi cya kabiri, iyi ngabo, runo rubuto mubona, runo rubuto rumubona, ruzingura abakobwa cyangwa abagabo baheze iwabo bitewe n'uburyo mbari karande cyangwa uburyo bw'uruzingo. Uko bigenza rero, ukuraho tuno tuntu tw'uduhwa, utungutu ubona, ukadukuraho nyine, ukagakatagura neza, ukanywaho. Yari abagabo ushaka gukata akangaka ukagacamo kaba, ariko ntugahwanye, ukanyaramo, ukavuga ati nciye uruzingo. N'abakobwa nabo niko babikora. Ikindi iyi ngabo ikora, iyi ngabo ikagira urugo. Babantu baza gucuragura iwawe bira mupangu, utabatumiye bakaza guhondagura, iyi ngabo irabikora. Ufata aya mahwa urayabona, aya ngaya, aya mahwa urayabona aya. Warangiza ugafata icupa cyangwa agacupa riringaniye, ugashyiramo aya mahwa uyashinze, ukongeramo icyo bita amahwera. Nayo ejo bundi ngiye kuzazana video yayo, babwira uburyo ushobora kwifatira umuntu ucuragura mu rugo iwawe. Noneho ushobora gufata iyi ngabo, iyi ngiyi, tuno duhwa utubona, ukongeramo imbuto z'isombe, ariko isombe y'igicucu ino barya, atayandi turya imyumbati. Warangiza ukanyara muri rya cupa, ukongeramo utungutu, ugataba imbere y'urugo rwawe cyangwa imbere y'amarembo yawe cyangwa inyuma y'urugo. Iyo aje gucuragura, agacuragura aya mahwa, aramujomba. Ariko ubitaba kure, kuko byo birikora. Ntuzagire ikibazo ngo wenda kuko biri mu icupa ngo byamufata gute. Bino birikora, ni automatically birikora, nta mikino bigira. Warangiza rero ukavuga ati runaka nimba acuragura simuzi, n'ibyo akoresha, ibyo agira, nagera aha ngaha agacuragura, ibi bintu bizabugire gute, bizamwinjire mu kwivuza. Uyu muti waba uteguye neza ushobora kukuvura virusi itera sida cyangwa kuvura icyo bita sida.
Uyu muti iyo wongeyemo muzibaziba, ukongeramo icyo bita cyumya, ukongeramo amababi ya kimbazi cyangwa indabo za kimbazi, bino bintu warangiza ukajya uteka agakombe kamwe, warangiza ukajya unywaho ibiyiko 5 buri munsi 5, ariko ubonye ubuki nabyo byaba byiza. Virusi itera sida icyo nzi ko igenda igabanyuka, twa dukoni tugenda tugabanyuka, ugashiduka byakize. Uyu muti uragerageza ukabikora. Hano rero mwivuza komeze mubane natwe rero mu buzima bwacu bwa buri munsi, twigira ibimera. Ukeneye ubujyanama ajya atubwira kugira ngo dukomeze twigane ibimera by'iwacu. Iwacu mbese bikora bite, isi iwanyu bikora bite. Mukanda subscribe, mukora share no ku bandi, mukora like, mushare na comment kugira ngo dukomeze kwibanira. Ni iwacu bikora bite. Imana ibahe umugisha, ibane namwe.